Hari ibintu byinshi biri kuvugwa kuri ya mpano, ese koko nibyo yaba afite undi mugore? Reka tubisesengure tubisasanure akantu ku kandi. Gumana nanjye rero turebere hamwe, ese koko ibi bintu biri kuvugwa ko uyu muhanzi wacu nyuma y'ibimubayeho, nyuma y'isanganya ryamubayeho, videwo yiwe ikajya hanze y'ubwambure ari kunoza amabanga y'abashakanye hagati yiwe ndetse n'umukunzi wiwe Vava. None aya magambo yandi ari gusohoka hanze, izi nkuru ziri gusohoka hanze, ese koko zaba arizo? Yaba afite undi mugore utari Vava? Reka turebere hamwe, icyo usabwa ni ukugumana nanjye. Reka turebe byatangiye bite rero. Hari videwo iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba Instagram cyangwa se cyangwa kuri TikTok, hanyuma ndetse n'ahandi henshi tutagiye kurondora, ariko hari videwo yagaragaye arimo afite akana gatoya akikiye nyine umwana muto, ubona ko akiri mutoya kabisa, hanyuma ari kumwe n'umukobwa, ariko umukobwa ikigaragara nyine ntabwo ari Vava, ni umukobwa wundi bari bishimanye, umukobwa w'inzobe w'igitonore kabisa, nawe ewana w'icyuki nka Vava nk'uko abanyarwanda babivuga ngo ni ibyuki. Hanyuma rero turibaza duti, ese uriya mukobwa bari kumwe yaba ari undi mugore afite? Ya mpano yaba afite? Ese yaba uriya mwana yari ateruye arimo amuzembagiza, yaba ari umwana wiwe wundi nyine yaba yarabyaranye n'uwo mugore wundi utari Vava? Hanyuma rero turimo turibaza, ese wowe niba warayibonye iriya videwo, andika muri komenti utubwire, wabonye iriya videwo uriya mukobwa wabonye ari Vava koko bya nyabyo? Njyewe ku rwanjye ruhari nabonye atari Vava, ariko nyuma yo kutabona ko ari Vava, cyangwa se nyuma yo kubona ko atari Vava, simbizi, ntabwo nagenda mpita nemeza ikintu ngo ni umugore wiwe, kuko nyir'ubwite niwe ugomba kudutangariza akatubwira uko ibintu byesitaye akantu ku kandi. Hanyuma rero ndibaza, tukibaza, nanjye nkakubaza, noneho tukibariza hamwe, ese koko ya mpano afite umugore wa kabiri? Reka tubisasanure turebe. Videwo yagiye hanze y'ubwambure bwiwe, arimo ararya agatunda, arimo aratera akabariro we n'umugore we Vava. Simbizi niba bari basanzwe barashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko I think ko nta videwo y'ubukwe nigeze mbona hanze. Ibyo byo ntabwo tubitindaho, bashaka babana bahuriye muri geto. Okay, ibyo birarangira, bifashe videwo barimo barabinoza, videwo igera nko ku minota 10 ikajya hanze. Abayibonye barayibonye, abatarabashije kuyibona byararangiye nyine, abayibonye yarabonetse, barayibonye, barayenjoyinze. Nyuma y'ibyo ngibyo twabonye videwo nyine barimo batumiwe ku imwe mu binyamakuru bikorera kuri YouTube, barimo baganirizwa, arimo avuga ihungabana yaba yarahuriyemo naryo, ingaruka byagize ku kazi. Ariko nyuma yaho haza kugaragara ka videwo ateruye umwana, arimo aramukina nawe, hari n'undi mukobwa cyangwa se undi mugore ku ruhande cyemberesi, nawe barimo bishimye, bituma abantu bagira urujijo, baribaza. Rero niba ushaka kumenya ukuri, kanda subscribe kuri Aritube Tech. Ikindi kandi, niba utari mushya kuri Aritube Tech, niba dusanzwe tubana kuri YouTube channel yacu, andika comment, kuko iyo comment ni ifasha YouTube algorithm kuba yarikommendinga video zanjye zikagera ku bantu benshi, ndetse ukande na like nibinakunda, niwumva washaringa iyi link, wayisharinga ku nshuti zawe. Hanyuma stay tuned, turaza kugaruka
tumaze kumenya amakuru neza koko niba ya mpano afite undi mugore, nabyo tugahita tubitereka kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Ndabashimiye rero, dukomeje kubana kandi nizeye ko tuzakomeza kubana muri entertainment. Ubu tugiye gusa nk'abagiye muri entertainment, tugiye kuba duhagaritse tech tutorial, ariko mu gihe byabaye ngombwa ibikoresho byabonetse twabonye uko dufata video, ntabwo turaza ngo dufata video nk'imwe tuyishyireho ariko y'agaciro. Gusa hari video itararangira ngomba kubanza ngasoza mbere yuko ninjira muri entertainment. Gusa dusesengura amafilms, tuvuga ku byamamare, twikoza kuri interineti, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda, tukasasanura akantu ku kandi, ariko twirinze kuzanamo rumors. Bivuze ngo inkuru tutarabonera amakuru neza yuzuye turajya tuyivugaho, tuyisesengure dufatanyije. Munyandikire muri comment mumbwire uko mubyumva, nanjye mbabwire uko nabibonye.